ndabaramukije mwe mwese mukomeje gukurikira ijwi ry'icyizere. Kote y'uyu munsi mbazaniye iragira iti: nta muntu ushobora kukubuza kugera kure kurusha uko gushidikanya kwawe kubikora. Akenshi intambara ikomeye ntabwo iba hanze yacu, iba mu bitekerezo byacu. Iyo utangiye kwizera ubushobozi bwawe, utangira kubona amahirwe aho wabonaga intsinzi. Ihesha agaciro, wizere urugendo rwawe kandi wemere ko ushoboye byinshi kurusha uko ubitekereza. Rimwe na rimwe umwanzi ukomeye si abantu badukikije, ahubwo ni ibitekerezo bibi twitekerezaho. Iyo utizera ubushobozi bwawe, ushobora kureka amahirwe menshi ataranageragezwa. Kwizera bituma ugira ubutwari bwo gutangira no gukomeza nubwo ibintu bitaba byoroshye. Kwiyizera ni intambwe ya mbere igana ku ntsinzi. Niba wumva zino kote zigufashije, kanda like, share ndetse na comment, umbwire ku byo ushaka ko nzakoraho muri kote zindi zizakurikira. Murakoze.